Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze, twizere ko muri amahoro. Uyu munsi tuje kuganira ku kintu abantu benshi bakunda kwibaza, ariko turebera hamwe igisubizo cyacyo. Ntabwo tuje kwibaza impamvu abantu bakibaza, ahubwo tuje kurebera hamwe ibisubizo byabyo. Akenshi iyo umwaka urangiye dutangiye undi, turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, iyo umwaka urangiye turi gutangira undi, usanga buri wese aho ari yibaza ngo ni iki nakora ngo uyu mwaka wanjye uzagende neza. Iki ni ikibazo abantu benshi cyane bakunda kwibaza. Uyu munsi rero, mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe ni iki umuntu yakora ngo umwaka we uzamugendekere neza. Impamvu umuntu aba yibaza iki kibazo ni ukubera ko umwaka wundi warangiye hari ibyo yabonye bitagenze neza, hari uko yawubonye muri make, yifuza ko uyu nguyu wagenda neza. Rero umuntu aba yibaza icyo kibazo, ntabwo ari uko aba ashaka ko aba intungane ibintu byose bigende neza, ntabwo aba ashaka kubaho nyine ari wa muntu udakora amakosa, ntabwo aba ashaka kubaho ari wa muntu ibintu byose biri ku murongo bigororotse. Ahubwo impamvu umuntu aba yibaza iki kibazo ni uko aba ananiwe ubuzima buhora bwisubiramo. Umuntu aba arambiwe ubuzima buhora bwisubiramo. Umwaka wa 2025 waratangiye, wumva ufite ibintu ugomba kugira, ariko ubona urangiye uko wawutangiye. Umwaka wa 2024 ni uko watangiye, ubona ugusize uko nguko, noneho ukumva ukomeje kongera kwibaza cya kibazo. Rero ni uko uba urambiwe ubwo buzima buhora bwisubiraguramo, ahubwo ukumva nyine hari ibintu ushaka kwinjiramo. Usanga rero ubuzima bwacu akenshi buba bumeze nk'aho utangira umwaka ufite, ukawutangira neza, ariko umwaka ukazajya kurangira ukabona urangiye nabi, cyangwa se ukazawutangira ufite inzozi nyinshi cyane, ufite ibintu byinshi cyane ushaka kugeraho, ariko umwaka ukazarangira nta kintu na kimwe ugezeho. Ikindi nanone, ugasanga umuntu atangiye umwaka yiyemeje, Mana Nyagasani, ufunguye umutwe wiwe ukareba nk'ibintu umuntu aba yiyemeje mu mwaka atangiye, biba ari byinshi cyane, ariko bikarangira nta kintu na kimwe gihindutse. Rero niba nawe wumva ari ukomeze, niba wumva 2025 yarasize, warayitangiye ufite inzozi nyinshi ariko bikarangira nta nimwe ugezeho, waratangiye wumva ufite ibintu byinshi wiyemeje gukora ariko bikarangira nta kintu kimwe gihindutse, umva, ngwino hano tuganire, kuko 2026 ni umwaka ukuzaniye ibintu byinshi. Wikumva ko ufite ubwoba bwinshi, wikumva ko uhangayitse, ngwino tuganire, iki kiganiro kirakureba. Rero ikintu cya mbere twatangiraho ni uko udakwiye kwiringira ko uyu mwaka ugomba kuba ibitangaza. Niba wumva hari ikintu ushaka gukora ngo umwaka uzakugendekere neza, icya mbere kwiringira ko uyu mwaka uzakubera uw'ibitangaza, ahubwo wowe icara wumve ko uzakubera umwaka w'impinduka, ariko iya nyayo, impinduka ya nyayo. Hari ibitangaza, ariko hari no kugira ikintu cya nyacyo. Rero wibara uyu mwaka wa 2026 nk'umwaka uzaba w'ibitangaza, ahubwo ubare nk'umwaka uzazamo impinduka, ariko ya nyayo, niyo yaba imwe ariko ikaba iya nyayo. Ikintu cya mbere rero ukwiye gukora muri uyu mwaka kugira ngo umwaka wawe uzakugendekere neza, banza uhindure imitekerereze yawe mbere y'uko uhindura ubuzima. Hari igihe umuntu yumva ko nahindura ubuzima akava muri bakajya muri biriya aribwo bizagenda neza, ariko mbere yo guhindura ubuzima, banza uhindure uko utekereza, banza uhindure imitekerereze yawe. Wikwinjira niba wumva wari ugitekereza, kuko hari ukuntu uvuga uti ndashaka guhindura ubuzima, ukumva reka mve muri ibi noneho njye muri biriya, ariko mu by'ukuri ukaba mu mutima wawe uba uri kwibwira ngo ubundi se n'ibindi byose reka mpindure, kuko ibi si ibyanjye, n'ubundi n'ibindi nagerageje sindi umunyamahirwe muri byo,
ukumva ko ibyo wari urimo utari umunyamahirwe muri byo, akaba ari kuri kwibwira. Ikindi ukavuga ubuzima bwanjye rega njye buba bumeze gutya, niyo mpamvu ibi ngibi bitakunda, ibi ndimo ntabwo byakunda kubera ko ubuzima bwanjye bumeze gutya. Ukongera ati rega ibi sinanabishobora. Uko wumva ibyo bintu ubifite muri wowe, uko wumva nyine imitekerereze yawe ikiri aho ngaho y'uko utari umunyamahirwe, ubuzima bwawe ufite uko bumeze nyine wagira ngo ntibwahinduka, cyangwa se wumva nta kintu ushoboye wibwira muri byo, n'ubundi 2026 isarangira gutyo. Ariko niba wifuza ko nyine wibaza uti ni iki nakora kugira ngo ugendekere neza, icya mbere ukwiye gukora nk'uko twari twabivuze ni uguhindura imitekerereze yawe mbere y'uko uhindura ubuzima. Niba wikuramo iyo mitekerereze imeze gutyo tuvuze haruguru, uzitera imbaraga, uziha imbaraga, uzavuga uti yego nyine byarananiye, ntabwo byose mbizi, ariko uko byagenda uko ariko kose ngomba kwiga. Ese ibintu ndimo bikorwa bite, bigenda gutya, nubwo byananiye ariko ngomba kwiga. Icya kabiri ukongera ukavuga uti ntabwo nabashije gutsinda ibintu byose nashaka kugeraho, cyangwa se ntabwo nabashije kubikora neza uko nabyifuzaga, ariko uko byamera uko ariko kose ntabwo ndekeye aho, ahubwo ngiye gukomerezaho. Umwaka warangiriye, noneho nkomerezeho kurushaho, aho kwicara ngo wibwire ko utari umunyamahirwe muri byo. Wenda waragerageje ariko wumva nyine, hari urugero njya nkunda gutanga, abantu benshi cyane twagakwiye kugira, niba navuga ngo iriya spirit iba iri mu bantu bakorera permis, uzi ko usanga hari n'umuntu uyikoreye inshuro 13 akazayibona nko ku nshuro ya 20, ariko se kubera iki uriya muntu atigeze arambara ngo avuga ati yewe byarananiye sinishoboreye, mpora ntsindwa buri munsi, cyangwa se sindi umunyamahirwe muri byo, ariko kuki avuga ati uyu munsi biranze, nakoreye hano ubu ngubu ariko natsinzwe, next time nzajya gukora hariya, nabwo nibyanga nzajya gukora hariya. Ukaba umuntu usanga yarazengurutse nk'uturere twose cyangwa se intara zose, nta ntara n'imwe atagiye gukoreramo ikizamini ngo ariko arebe ko byakunda. Niyo mpamvu natwe dukwiye mba numva nyine nirwo rugero nkunda gutanga, kuki umuntu atagira no mu buzima busanzwe izo mbaraga, kuko usanga abantu benshi baratsindwa barangiza bakahita barambara bakavuga ngo ibi ngibi ntabwo ndi umunyamahirwe muri byo. Kubera iki se icyo gitekerezo aricyo cyari cyaje? Kubera iki se ariho wabonye ushobora gufungurira imiryango, kuki utakomeza ukavuga uti nubwo ndi gutsindwa ariko reka nkomeze mpatane bizakunda. Ikindi nanone ukongera ukibwira muri wowe uti nubwo ntarabo nshaka kuba we, ariko ndimo ndagerageza kandi ngomba kugerageza n'impinduka zikaboneka. Iyo watangiye gutekereza gutyo rero, nta kabuza uba watangiye kugera ku ntego yo gutsinda. Niyo mpamvu mu bintu ukwiye kwitaho cyane muri uyu mwaka ni ukubanza guhindura imitekerereze kurusha guhindura ubuzima, kuko iyo wahinduye imitekerereze ikwiriye ubona ibintu byose wifuza. Icya mbere twabonye ko ari guhindura imitekerereze. Ikindi cya kabiri, wifata bya bintu byose byasaga nk'ibigutsikamiye mu mwaka washize ngo wongere ubyimukane muri uyu mwaka wa 2026. Nubyimukana uko byagutsikamiye n'ubundi bizakomeza bigutsikamire. Ibyo bintu rero biba bisa nkaho bigutsikamira akenshi, kandi iki kintu dukunda kukigarukaho mu biganiro byacu, kuko usanga ari ikintu kigonga abantu benshi cyane. Buri wese agiye igenzura arebe, ni ikintu gikunda kugonga abantu benshi, ugasanga umuntu arimo arigereranya n'abandi. Iki kintu rero iyo watangiye kwigereranya n'abandi, iyo ukomeje kwigereranya n'abandi, bituma ntutekereza, ntuhindura imitekerereze wari ufite, ntuyihindura, kuko uhora ijisho riri ku bandi,
ikindi bituma utanaba wowe wa nyawe ngo ubashe gukoresha imbaraga, ubwenge n'ubushobozi ufite, kubera ko uri kurebera ku bandi kandi ntago ubwenge, imbaraga n'ubushobozi bafite ari byo ufite. Wowe ufite ibyawe nabo bafite ibyabo, ntabwo ubuzima bwawe ari kimwe n'ubwabo, ntabwo aho ukura ari kimwe n'aho bakura. Rero iyo wakomeje kwigereranya nabo, byanga byakunda uhora utsikamiwe, bikarangira n'ubundi umwaka ukurangiranye nk'uko n'undi nawo warangiye. Ikindi kintu gishobora kugutsikamira ni ukunanirwa kwihana ku makosa ya kera. Ukananirwa kwihana ku makosa ya kera, ahubwo ugakomeza wumva wasubiramo. Nanone ikindi nawe gituma imitekerereze yawe itsikamirwa, kandi ibyo bintu bitsikamira imitekerereze yawe utagakwiye kubijyana mu wundi mwaka cyangwa se kubikomezanya muri uyu mwaka turimo, ni ukwicara wowe uri hano ariko si umutima wawe uri. Kuki utaba hamwe n'umutima wawe? Uri hano ariko umutima wawe uri ahandi. Ibyo nabyo bihora bigutsikamiye, bigatuma utabasha kugera ku cyo wifuza. Rero niba ushaka ko umwaka wawe uba mwiza, iyo mitekerereze iremereye wabanye mu mwaka ushize, ibyo bintu byagutsikamiraga mu mwaka ushize, birimo no kuba uko biri n'umutima wawe, bihindure, hanyuma ube hamwe n'umutima wawe, nabyo bizagufasha. Ikindi nanone gihora kiremereye kandi dukunda kukivuga nacyo, ni ukubana na ba bantu batagufasha gutera imbere na gatoya. Kandi iyo tuvuze ko abantu batagufasha gutera imbere na gatoya, ntago tuba tuvuze abantu bafite uburyo bw'ubushobozi nyine mu bifatika amafaranga. Hari igihe ubivuga umuntu akavuga ubwo uravuze ngo umuntu azajya abana n'abakire. Oya, ahubwo abantu batagufasha gutera imbere na gatoya ni cyane cyane mu mitekerereze. Hari mu mitekerereze ni nacyo kintu kigoye cyane. Naho mu by'ubushobozi byo ntago abantu bose bagutera inkunga, ariko mu mitekerereze burya abantu bakwegereye batuma uba uriwe, cyangwa se bagatuma unanirwa kuba uwo ushaka kuba we, kubera ko bya bitekerezo byabo akenshi bafite ibitekerezo bipfuye. Byanga byakunda uko bahora babigucengezamo, niko birangira nawe ibitekerezo byawe bipfuye, bigatuma nta kintu ugeraho. Rero gukomeza kubana n'abantu bahora bagusubiza inyuma, nabyo biri mu bintu bigutsikamira, bigatuma umwaka utagenda neza uko ubyifuza. Rero hari nk'igihe usanga hari nk'abantu bari kukubaza ngo ariko ngo kubera iki wahindutse? Yego, warahindutse. Impamvu wahindutse ni uko utagomba gukomeza kuba uwo wari uri kera. Niba hari intambwe wifuza kugeraho, niba ari bwifuza kugeraho, wiba hano uri na hariya, wibana na bano kandi bari nyine, hinduka uhindure byose. Abazakubaza rero ngo ko wahindutse, ni uko bazamaje kubona ko utakiri muri bo, ahubwo hari ibindi wabashije gutambuka ukajyamo. Niba ari ibyaha wabivuyemo, niba ari amakosa wayavuyemo, niba ari amanyanga wayavuyemo, niba mwarafatanaga amanyanga, bazabibona ko wayavuyemo utakiri kumwe nabo, hanyuma batangira kubwira ati ariko kubera iki wahindutse? Usigaye warahindutse, ntabwo ukiri umwe muri twebwe, ntabwo ukiri inshuti yacu, ntabwo ukitwara nk'uko witwaraga. Yego, ntabwo ukitwara nk'uko witwaraga kubera ko hari intego ufite ushaka kugeraho. Icya gatatu, gerageza gushyiraho icyerekezo ushaka kujyanamo ibintu byawe, cyangwa se icyerekezo ushaka kujyamo, kuruta kumva ko ufite imyanzuro myinshi wafata ngo bigende neza. Icyerekezo n'imyanzuro biratandukanye. Hari igihe umuntu ushaka akavuga ati mfite iki ni cyangwa nzakora iki, cyangwa se iki nzakigenza gutya na gutya na gutya, ariko mu by'ukuri wafata nka kimwe cya kane cy'umwaka, ugasanga ubwo ni nyuma y'amezi 3, ugasanga yewe warananiwe, ahubwo na bya byemezo byose na za ntego zose wari ufite umurundo byaranze. Wowe banza ufate mu gushyiraho icyerekezo, banza uvuge uti ubundi ariko ndinde? Ese uyu ndi we ndashaka kuba ndi?
mu bo ushaka kuba we harimo iki? Harimo kuba umeze neza utekanye, kuba ufite amafaranga, kuba uba mu buzima bwigenga, kuba uzi icyo uri gushaka mu buzima. Muri make urashaka kuba nde? Iyo umaze kumenya uwo ushaka kuba we, n'ibyo ukora birahinduka. Kuko tuvuge niba uvuga uti wenda ndashaka kuba umuntu uri ku murongo, ibintu byanjye byose bikaba biri ku murongo, ibintu ukora bizahinduka. Buri munota wawe wose ntabwo uzajya uba ari impfabusa, kubera ko nyine uzajya uba ufite icyo gukoramo kugira ngo ibintu byawe bibe biri ku murongo. Rero ntabwo ukeneye gukora ibintu byinshi cyane kugira ngo ukunde uwo ushaka kuba we, ahubwo ukwiye gukora ibintu bikeya ariko bihoraho bwa buri munsi. Buri munsi uvuga uti nyine ukabyuka uzi ikintu ugomba gukora. Tuvuge urugero, niba ushaka gutakaza ibiro ukavuga uti niyemeje kujya muri siporo. Ntabwo siporo uri buyikore uyu munsi ngo uzagaruke nyuma y'ukwezi wongere uyikore, uzongere ugaruke ukundi kwezi wongere uyikore, hanyuma uvuge ngo uzabasha gutakaza bya biro koko. Ariko nushyiraho uburyo bwo kuvuga uti niyo yaba iminota 10 ku munsi ariko ndayikora, ugashyiraho isaha, ugashyiraho na reminder, ukajya uyikora, mu gihe cy'ukwezi uzaba umaze kubona impinduka. Uvuga ati yego nashakaga kungana gutya kuko ndabona biri gukunda. Icya kane ari nacyo gisa nk'icyo twari dusoreje aho ngaho, ni ukubaka ikintu navuga ngo gihoraho cya buri munsi, cyangwa se discipline ihoraho, ikintu ukora gihoraho cya buri munsi. Bizatuma iminsi yawe uyubaha, ko nta munsi w'impfabusa uzaba urimo. Icya mbere, ugashyiraho amasaha yo kubyuka, ukavuga uti mbyuka saa 12, ni urugero, cyangwa se mbyuka saa 1, cyangwa se mbyuka saa 11, bitewe nawe ubwawe n'igihe wihaye. Icyo gihe kikaba gihoraho kitajya gihinduka. Ibyo bizagufasha. Ikindi ukongera ukavuga uti ngomba kwita ku marangamutima yanjye, nkayayungurura, nkayashyira ku murongo, nkayakosora. Ibyo nabyo bizagufasha. Ukongera ukavuga uti byibuze ngomba kujya mfata iminota 10 yo gusoma cyangwa se kumva ikintu cyangirira umumaro, cyanyubaka bushyashya. Bya bindi tujya duhora tuvuga ngo ni ukwiga. Mu bintu byose uhora ukora, mu bintu byose uhora uvuga bya buri munsi, shakamo byibuze ya minota 10 yo kongera kwiga ikintu kigufasha. Ikindi ugatekereza uburyo ki wakwiyima bya bintu bihora bigusenya, amagambo mabi, ibitekerezo bibi. Niba wenda uzi ko iyo wicaye nta kintu uri gukora ugira ibitekerezo bibi, ukagerageza uburyo ki ugomba kurinda uwo mwanya wo kwicara gusa nta kintu uri gukora. Cyangwa se niba hari abantu uzi bakubwira amagambo mabi, nabo ukabirinda, mbese ukiyima bya bintu nyine bihora biguca intege. Ibyo bizagufasha kuba washyiraho discipline ituma ibintu byawe byose bigenda neza. Rero muri discipline ntoya ya buri munsi ihoraho, birangira ibintu byose bigiye ku murongo. Uzumva nk'umuntu nk'abantu b'abakire, cyangwa se abantu b'abashoramari bakomeye bageze ku bintu bikomeye. Mu kibazo icyo ari cyo cyose bakunda kubaza ngo ubyuka sangahe, umunsi wawe utangira ryari? Ukumva avuze isaha ati buri munsi njye umunsi wanjye utangira iki gihe. Nawe se uyu munsi ubyutse saa 12, ejo ubyutse saa 5 z'amanywa, ejo bundi ubyutse saa 2, ejo bundi nawe bikunaniye no kubuvamo, ubundi urumva nyine uzaba iki cyangwa uzaba ndi?
rero ntabwo ukeneye ko umuntu aza kugutera inkunga cyangwa se ngo akubwire amagambo agutera imbaraga kugira ngo ubashe kubigeraho, ahubwo we tangira ugerageze kubigeraho, hanyuma na bya bindi bigutera imbaraga nabyo bizaza byikurikira. Icya gatanu kindi cyagufasha kugira ngo umwaka wawe uzagende neza, ni ukwemera ko nubwo bitari gukunda ariko ntibivuze yuko watsinzwe. Hari ukuntu umuntu areba akareba nyine ibyo yashaka kugeraho, akareba aho abandi bageze n'iki, we akumva yaratsinzwe, akavuga ngewe ndi inyuma y'abandi, ngewe ntago biri gukunda, nyine ukumva ko watsinzwe. Oya, nubwo bitari gukunda ariko ukabona uri kugerageza, wikumva yuko nyine watsinzwe, ahubwo umva ko nyine ni uko biri gutinda, kandi wirambirwa uko gutinda, kuko gutinda ntabwo ari ko gutsindwa. Kuba wagerageza bikanga ntabwo uba uhombye, ahubwo ikintu kibi kibaho burya ni ukutagerageza, nicyo kintu kibaho. Kandi iyo wagerageje burya uba uri no mu nzira zo gutsinda, kuko ubuzima bwacu ntabwo ari amarushanwa, ahubwo ni urugendo. Wivuga rero ngo abandi ko babitangiye bakaba bageze kure, ngewe twatangiriye rimwe nkaba ngeze aha ngaha, ubu si bivuze ko natsinzwe reka mbivemo. Oya, komeza ugerageze bizagera aho bikunde. Icya gatandatu ari cyo cya nyuma, mu bintu byose ugomba kubanza Imana, ugomba kubiharira Imana. Ikindi amahoro, umutima wawe n'amahoro. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bigufasha cyane kurusha ibintu byose. Kuko nubwo wagira gahunda nziza ite, nubwo wagira disipurine imeze ite, ariko umutima wawe udafite amahoro, uyu mwaka n'ubundi uzakunaniza. Kuko ikintu cyose wakora udafite amahoro ntabwo kigenda. Rero fata umwanya wawe ubanze usenge, ujye ufata igihe usenge, wicare witekerezeho, wumve icyo ushaka, yewe uniyakire uko uri. Nubona abo muri mu kigero kimwe, abo mungana, abo muhuje sitati, hari ibyo bakurushije, wikumva ko wenyine byanze, ahubwo iyakire nkawe ubwawe, unishimire n'ibyo bito ufite, ushime muri byose. Kuko amahoro si uko ibintu byose biba biri kugenda neza. Kuba waba ufite amahoro si uko ibintu byose biba biri kugenda neza. Amahoro ni ikindi kintu. Iyo rero ufite amahoro wahawe n'Imana kubera gusenga, biragufasha. Kuko amahoro ni cya gihe wumva ko utari wenyine, nyine kumva ufite amahoro. Igihe umuntu avuga ngo ubundi se kumva ufite amahoro ni gute, cyangwa kugira amahoro ni gute? Kugira amahoro ni cya gihe ibintu bikubayeho ariko ntusaragurike ngo umve ko byacitse, kuko utari wenyine muri icyo kintu, muri ubwo buzima urimo, muri uko kugerageza urimo, muri izo ntambwe uri gutera urimo, ntabwo uri wenyine, harimo n'abandi. Rero icyo gihe iyo wumvise ko utari wenyine, wumva n'umutima utuje, ukumva uratekanye, ukavuga uti okay. Kandi bikaba atari uko nanone ugiye kwicara ngo urambye. Numva hari ikiganiro kindi twigeze kubivugaho nabyo, ntabwo amahoro ari uko ugiye kuba umunebwe ngo wicare witurize ati noneho birarangiye, wumvise ufite amahoro ko nta kundi nyine. Oya, gerageza icya nyuma, ushyire Imana imbere, umutima wawe wuzuyemo amahoro, byose bizagufasha. Rero wowe wakurikiye iki kiganiro cyacu kugeza kuri uyu musozo, 2026 ntabwo igusaba kuba undi muntu, ahubwo ikigusaba ni ukuba wowe wa nyawe kugira ngo izakugendekere neza. Tangirira aho uri, kora ibyo ushoboye,
wubahe urugendo rwawe. Niba hari ikintu kimwe ushobora kuba wakora uyu mwaka, igirire icyizere wumve ko ugishoboye kandi wagikora. Mureba muri bya bintu, kuri rwa rutonde rw'ibintu wumva ushaka gukora, urebemo kimwe, wigirire icyizere, uvuge uti ndabishoboye kandi nagikora, hanyuma ugikore. Kandi wibuke yuko ntago bizagusaba ko umwaka ari uba mwiza ngo ubone kugira amahoro. Oya, bizasaba ko umutima wawe wizera gusa, hanyuma ukabona amahoro. Mwakoze kubana natwe, mugumane natwe hano kuri Time to Know, dusubire ubutaha, turabakunda cyane. Shalom shalom.